Buri munsi ibihumbi by'abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye cyangwa kaminuza bahura n'ikibazo kimwe gusa: ubushobozi budahuza n'akazi basaba cyangwa akazi bakora. Ikindi ni intero ihora yumvikana mu matwi y'abanyeshuri: experience yawe ni iyihe? Benshi bati ndafite ubumenyi ariko nta kazi mbona. Wowe se utekereza iki? Uyu munsi tugiye kwinjira mu nzira y'amasoko y'akazi mu Rwanda, turebe impamvu abanyeshuri benshi barangije batabona umurimo n'icyo bakora, ndetse turebe n'icyo twakora kugira ngo ubumenyi bwaho butavaho bubipfabusa. Amashuri bize kuva mu buto bahirimbanira kuzaba icyo bagomba kuba cyo, bigapfa ubusa. Rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wawe, utekereza iki? Kanda subscribe kugira ngo ube uwa mbere mu kumenya ibisubizo kandi utange ibitekerezo byawe mu bibazo byunganira urubyiruko, kandi ube inkingi ya mwamba no gutanga ibitekerezo byawe byubaka urubyiruko muri ubu burezi bw'u Rwanda. None se wowe ujya wibaza impamvu abanyeshuri benshi barangije segonde cyangwa kaminuza baza bakicara ahubwo bakarutwa n'abatarize? Ibi se wowe ubitekerezaho iki muri isi y'ikoranabuhanga n'akazi kadashira gahora uko bukeye bukira? Mu Rwanda ibibazo by'akazi, ibibazo by'abanyeshuri birakomeye, kandi hari impamvu nyinshi: ubushomeri bukabije, icyitwa nka mismatch hagati y'amasomo ndetse n'akazi tugezemo muri iki gihe cyacu, ndetse n'ubumenyi buciriritse butabafasha mu guhangana ku isoko ry'umurimo kandi bitwa ngo bagiye gushaka ubumenyi. Abanyeshuri benshi barangije amashuri yabo kandi bafite impamyabumenyi, ariko ubushobozi bwabo ntibuhuye n'ibikenewe n'abakoresha batanga akazi. Ibi rero bituma benshi bahangayika, bagahora mu bukene, kandi rimwe na rimwe bagahungabana, bakatangira kubura icyizere. Nibwo benshi bishora mu myanda y'ibyaha byinshi bigenda bikorwa kubera kubura akazi. Ubwo ni ubujura, ubutubuzi ku mbuga nkoranyambaga, ubutubuzi kuri telefone, kubeshya ndetse no kwiga no kuriganya bya hato na hato, kuko ibyo bize muri ayo mashuri ndetse bakarangiza za kaminuza ntacyo biri kubafasha kandi babitayeho ibishoro. None se wowe utekereza iki kuri ubu burezi bw'u Rwanda, uburezi budatanga akazi? Wowe ubitekerezaho iki? Harya ngo turi kwiga kugira ngo tumenye, kandi mbere mu kinyejana cya 19 twigaga kugira ngo tumenye ubumenyi bwo gukora akazi. None se niba twiga kugira ngo tutabona ubumenyi bwo gukora akazi, turi kwiga kugira ngo tubone ubumenyi bwo gukora iki? Aha, ubwo si ugutuburara? Imwe mu mpamvu ni uko amasoko menshi yibanda ku bumenyi bw'ibitekerezo gusa, ariko atigisha imyuga ifatika cyangwa skills zigezweho. Ibindi ni ikibazo cy'ubushobozi buke bwo gukora internet cyangwa networking ku bumenyi bufasha amahirwe kongera abanyeshuri ku kazi. Nibwo uzasanga umunyeshuri urangije kaminuza ariko akaba atazi gukoresha internet cyangwa ikoranabuhanga. Kandi iyi si turi kwinjiramo ni isi yitwa digital world cyangwa virtual world, isi y'ikoranabuhanga gusa. Kandi hari n'ikindi, imyumvire ivuga yuko kubona ubumenyi nibyo byonyine bihagije, ariko isoko ry'umurimo ubumenyi gusa ntabwo buhagije. Skills, experience ndetse no kumenya kugaragaza ibikenewe ugatanga ibisubizo ku kibazo gikenewe nibyo by'ingenzi bikenewe kuruta uko wakumva yuko wiga kugira ngo ubone ubumenyi. Hano ni kuri Uso. Utekereza iki? Reba koko niba kugeza kuri uyu munota wakanze subscribe, niba utarabikora ukandeho, kandi uze kurikinga iyi video niba wayikunze. Niki abanyeshuri bashobora gukora kugira ngo batahomba, bakabura umurimo ku isoko ry'umurimo, bakabura akazi mu isoko ry'akazi, bakabura ubumenyi aho gutanga ubumenyi? Kwiga skills zigezweho nicyo kintu cy'ingenzi buri munyeshuri wese akwiye kwimakaza, ikizwi nka tech skills, communication, entrepreneurship, guhanga udushya muri iyi si y'ikoranabuhanga, ndetse no kwiga ibigendanye n'ikoranabuhanga. Internship n'ubumenyi bigomba rero gukora experience muri company ngo startup. Ibyo byose byagufasha. Networking, shyira imbaraga mu gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'ibikoresho by'umwuga. Kwihangira umurimo rero, gufata initiative cyangwa kugira uruhare mu gutangira business cyangwa project y'ubwenge bwawe. Icyitwa nka continuous learning, gukurikiza amahugurwa, online course ndetse na webinar ndetse n'ibindi byinshi bigenda bitanga continuous learning cyangwa amahugurwa y'akazi. Nibyo koko warize garidiyeni pirimeri amashuri 6 urayahirika, wiga sogondera amashuri 6 urayahirika, wiga imyaka 4 kaminuza urayahirika, ariko na nubu nta kintu na kimwe ufite cyo gukora, nta kazi ufite. None se wize bikenewe ku isoko ry'umurimo,
cyangwa nawe igitekerezo nuko wize kugira ngo umenye? Abanyeshuri benshi bafite ubushobozi ariko badafite inzira yo kugendamo, bagwa gihombo bakagenda bahomba, ariko ushobora kwitoza ndetse ukareba n'akazi wakora muri iyi si y'ikoranabuhanga, amafaranga no kuba ubuzima bwawe bwagenda neza. Nicyo kintu buri muntu wese aba atekereza, ariko ntago twiga kugira ngo tumenye, ahubwo twiga kugira ngo ibyo bintu twiga bizadufashe kandi bizatugire umusaruro. Niba ariko wabitekereza ukaba wabura akazi, ntuzandirire. Ibibazo by'akazi si gusa ikibazo cy'u Rwanda, kuko no hirya hino ku isi hose birahari, ariko hano niho tugomba gushaka ibisubizo by'ibyo twibaza. Umunyeshuri ufite ubushobozi kandi witeguye ashobora guhangana ku isoko ry'umurimo kandi akabaho neza. None se utekereza iki? Ese wowe uri umunyeshuri cyangwa wararangije? Ni izihe ngamba, ni izihe nzira watekereza kugira ngo udahomba ku isoko ry'umurimo? Tanga ibitekerezo byawe muri komenti, kandi niba utarakanda subscribe kuri iyi channel, aho utekereza iki, aho tuzajya tuzana imyuga y'ubumenyi ngiro ndetse n'imyuga yafasha buri muntu wese mu kuva mu bukene, tukabimurika hano mu buryo bw'ibiganiro akabibona. None se kanda subscribe kugira ngo tuganire, kandi ibyo bitekerezo nawe uzabiboneho ku gihe. Uri umunyeshuri wize siyanse, wize ubumenyi, nibyo koko urabifite, ariko nta kintu ufite cyo gukora. Njye ni Callixte Mutabazi, nijye ubagezaho bino biganiro kandi nijye uzabagezaho n'ibisubizo by'ibibazo twibaza ku banyeshuri barangije amashuri yisumbuye bakabura akazi. Ndabashimiye cyane, reka tuze guhura mu kanya tureba ibindi biganiro bigiye bitandukanye.